David bukaza kurenzaho n'igitego cya gatatu. Umuntu yavuga ko Senegal yaba yizize muri uyu mukino. Ibyo umutoza yavuga byose aba yagereje gukora akazi ke, ariko buriya umuntu wagutsinze ibitego 2-0 muri turunwa akava inyuma akagutsinda 3, ntago ikibazo cy'ubuhanga, ntago ukwishisemo nakari we muhanga cyane tebyo. Ahubwo mbona wowe ubyishyuwe ari wowe ugaragaje intege nke cyane. Ibitego 2 ni ukuvuga ngo nashyira ku munzani nkaguha credit wowe mutoza wishyuye ibitego, ariko ya kipe ibyishyuwe sibyo niyo nabanza guha amanota make cyane, situmpereye nabo kubategura umukino wabo cyangwa kubapanga ikipe yabo. Impamvu mbivuga ni yihe, nuko ntabwo ababirigi ari ikipe yahuye n'ibyago kuba yabanjwe mu 2 n'ibirenga 2 yari kuba yabiriye. Tebyo ntago ari ekipe iri hejuru cyane ku buryo Senegal yagize chance no. Ariko kamvuge ko wenda mwese munganye, ni gute umuntu mutsinda ibitego 2 muri turunwa nk'izi ngizi akagaruka akagutsinda kongeraho n'ikindi? Urumva? Unuvuga ngo esheke ya mbere tuyishyira kuri Senegal, ntibikuraho credit umuntu ahereza Garcia na ekipe ye. Ariko noneho ikintu gihari nuko dufite ikintu kiri iwacu cyane cyane kitwereka ko ku rwego rwa football iri elite, nubwo abo bakinnyi baba bakina mu bihugu muri championnat ziri elite, ariko jadonyira ngo hari ikintu twamburwa iyo twinjiye ku mugabane wacu nk'abanyafrika. Dufite ikintu kiri mentale, David, dufite ikintu kiri mentale kiwacu kandi tukabyemera natwe tukumva. Let me go back. Senegal ni champion d'Afrique, ntago nita kuri bya bindi bya Motsepe. Ariko twese hanga twarimo dukoma amashyi ku ikipe ya Senegal. Nimvuga twese ndavuga ibyo nabonaga muri rusange nk'abanyafrika, ngo kubera ko bari bamerewe nayo muri Maroc bikuye mu kibuga, biri wababona muri Afrika gusa. Biro wabona muri Afrika gusa, aho umuntu ngo niyishimye ngavuye mu kibuga kuri match finale. Ubizi neza ko isi yose irimo ireba imigabane, igikombe cy'umugabane. Iyo mentalite niyo abantu bahora batugarukaho, bikarangira muri ya mvugo ngo mutu mwewusa. Urumva? Bikarangira ntago ari ikibazo cy'ubushobozi, twiyemerera kuba hari ibyo twakora abandi batakora. Icyo ni kimwe, sibyo? Urugero muri kino gikombe cy'isi gikinwa, urumva CD abantu z'ibihugu byavuyemo, Swede yavuyemo, si cyo cyonyine cyavuyemo. Ariko ngenda shaka urebe reaction za mbere z'ibihugu byavuyemo, n'abatakitisiye bakuru ubwabo bazamura amaboko bati ndabona umurimo wanze ushakisha ahandi. Yego, ariko ikikwereka y'iby'iwacu sibyo, ari naho ubuvuzi n'abaganga bakeneye gufokasinga. Ni reaction usanga zijagaraye zikwereka ko no muri ekipe nta kigenda cyari kirimo. Urugero uriya ngo ni Pep Gay, sinzagaruka niba imitoni, sinzagaruka niba ino staff igihari mukivamo ku kanya. Yewe nibo bwa mbere nabona reaction nk'iriya y'umukino nk'amagambo buriya muntu. Reba Crépé Diata ngo ona manque de caractère. Ibyo bintu mwabiganiriye mu bizana mu ntuza wowe mu rugo, mwabiganiriye muri vestiaire. Ndashaka kubabwira amagambo make. Oya, nzagaruka ngira icyo mbabwira ku bijyanye n'uburyo twavuyemo, ariko nzanywe no kuba uyu munsi nzanywe no kubabwira ko igihe staff technique cyangwa se igihe abatoza bacu bakiri abangaba mbaye ngiye gufata ikiruhuko mu ikipe y'igihugu. Umutoza mu gihe mutwaranye igikombe cya Afurika, ubu kano kanya ino staff ntuzagaruka, nta kibazo urababaye. Ndakumenyesha ko utababaye, ntago ubabaye cyane kurusha umwana muri Senegal wishyuwe urimo kurira amarira nk'umufana wayo. Uwishyuye tike akava muri Senegal akajya muri Leta Zunze za Amerika kugukurikira no kugufana. Ibyo turabyumva, ariko ibi ntago ari ngombwa. Wewe wanyumuvuyemo, uyu ni umukino uretse gatoya, banza ubimpurize n'amagambo ya Garcia.
mu buryo bayakotinze neza nahise mvuga nti uzi ko baba batuzi n'imitekerereze nka biswi n'uriya ari n'umufaransa cyangwa umubirigi ari ayo naguhaye yerekana n'aya ngaya urumva ukabona baratuzi ko ni bimwe ariko nirirahaje n'ubundi mwene aya makipe atakaza umuvuno wayo cyane cyane mu murizo w'amani urumva abo bantu ayo mbene aya makipe urumva hano yabirambuye kurusha hereka agakoti karabafashe we yabirambuye rero nuko yahinnye gatoya urumva turabizi ko batakaza n'ubundi structure zabo mu gihe izo match zirangira urumva we also ni uko nyine twari tubizi ko 2-0 bagiye gukoresha igishoboka cyose guproteje ibitego byabo ni ku munota kangaho ubwo gukina barananirwa mu byiyumviro byanjye rero iyo ni ikosa rikomeye muzanyibutse sinzibeshye gukora icyo kintu mfite 2-0 kubera ko urumva iyo muri bya bibiri bishyuwemo kimwe umutima w'umukino kuri bo ugiye najyaga kugira ngo birambuke biriya bitandukanye n'ibyakoze bitandukanye n'ibyabo soza hasi hariyo rero urumva then it was great to score in stoppage time of extra time with a very justified penalty ati rero byari byiza cyane rwose kubatsinda kuriya muri iriya minota y'inyongera n'iriya penalty uriya mutoza yarebaga undi kubera akavuga ati aba ndabazi ubu bagiye kubiryamaho nawe n'inkubaganya ariko yarebye igise bashyiramo umunyu ibande David Afrika y'Epfo warakiriye kimeze kuriya muri zo wa shampiyona Cote d'Ivoire warakiriye kimeze kuriya muri zo wa shampiyona RDC warakiriye muri zo wa shampiyona muri zo wa match abo bariye bitatu muri zo wa match oya none abangaba nimbe nabandi uretse gatoya nimbe nabandi shehe bazaga bari kuri defensive bavuga batuna adversaire ningira amahirwe nkamubonamo kimwe ndariryamaho hari tactique zigakora muri ubwo buryo ariko uyu we noneho yarebye umubirigi mu maso aranamubwira ati we ntacyo umbwiye mu kibuga turabibona uko bakina abona 2-0 ati byo yari yambaye cya kabiri cyabonetse ku minota 50 wa mugani w'uyu mutoza Roger Garcia mu ishuri hari abanyeshuri Jado sinzi aho gukoresha terime ngo ntabwo barabahanga cyane byateye imisanzwe niyo mutaha saa 11 za nimugoroba Jado hari abanyeshuri batanga kuziga ubumarete bwabo saa 10 n'igice 30 minutes ava umwarimu akirimo umwarimu akigisha uwo munyeshuri waracunga ugasanga no mu ijoro udakunda kwiga akaba yazinzunzu kapu yasoje twebwe tuba tuzi ngo hasigaye iminota 5 abura twagiye muri pause hasigaye iminota 5 abura twamaze gutsinda match nibyo bikarangira ibi tuzabibona sikaje bangaye mu kibuga none se umuntu ashobora kuvuga Jado muravati iyi ndwara ni indwara iraterwa n'iki iyo ndwara hanitera no kubirandura ni ibintu biri ni ibintu bya bindi tuvuga ngo bikemukira muri root causes uko abantu barerwa nuko ikintu cya mbere football woka byarawe ahantu ugomba kwitondera siporo y'isi ya none siporo ni indorerwamo nziza urumva y'ibyo turya uko twize aho sosiyete yacu igeze ibyo dutekereza imyumvire yacu ibyo byose ubishyize hamwe nibyo uyu munsi tujya kwexposa muri siporo urimo urabyumva nibyo tujya kwexposa muri siporo uyu munsi Sejado ugikomeza mbabarira nsobanuriye teori umwe mu batoza twaganiraga uri hanze yambwiraga mwiga ngo umupira wo muri iyi minsi ugomba guhera mu mutwe ukamanuka hepfo kugeza ku birenge ariko ngo wacu ngo muri iyi minsi twebwe nawe n'umunyafrika twe tuzi ko ugituruka mu birenge ujya uzamuka ngo nabwo kuzamuka nano kugera ku mutwe ngo ushobora kubugera nko mu bidaro ukagarukira aho ngaho ntabwo rari wahagera ugeze mu mayunguyungu ntabwo wari wagera mu bidaro so Roger Garcia uyu mubirigi navuga ko yatsinze match icyo bishatse kuvuga rero ni iki ngiki bizadusaba kwikuramo kwiyumva inferieur kwiyumva ko turi munsi y'abandi iyi ni mentalite mbona n'abayobozi bacu muri iyi minsi muri Afurika barimo kudukangurira cyane kwiyumva inferieur ni iyi ubonye ibitego bibiri mu Bubiligi uri Senegal ntabwo ari igitangaza we mutoza wikumva ko abashobora kubakwa imikinire yo gusatira bose uri buze guhita ubasimbuza ukazana
uburyo bwa counter attack kuri ekipe bigaragara ko wadominaga hera kuri wowe ubanza ubyumva uko nguko kuko niba ufite iyo myumvire yo kuvuga ngo bibiri birahagije ku munota wa 60 so muri ya minota ya nyuma nk'uko Rudi Garcia arimo bivuga ati nzajya kudefanda, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ahandi mentality hari ikintu muzandetse mumbwire niba Jado nibeshya no kuri iyi plateau. Abavandimwe bamaze igihe bakina football duhuje dusangiye isi, Amerika yo hepfo, abanyaburayi, abaki, mbona marira ku bakinnyi babo iyo batahamagaye mu ikipe y'igihugu. Mbona intambara ari ukutajya muri ekipe, kutaba muri ekipe y'igihugu byabaye ibibazo. Twe intambara njya mbona muri Afurika ni abaje baseta ibirenge, abasibye kubera impamvu zabo, n'ufite babibingingire ni nako gasongera ikipe y'igihugu babibingingire. Ahandi urarira, ahandi uraburuga gutaje muri ekipe. Ariko ubu ukibaza nka kampere nk'uko uri wakoze ino statement mu gihugu nka Senegal, Pep Gueye ku mukinnyi mwiza, kuri uyu mukinnyi mwiza koko, sibyo? Mu by'ukuri tugiye ku muhanda niyo twabaza abasenegale nibo baturusha cyangwa n'abakurikira umupira ku isi, tuvuza abasenegale 5 bakenewe mu kibuga urimo, ntacyo nashaka nakenerwe, nashaka we ni wa mbere gaduheraho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ubwo urabona koko kuba utagarutse mu kibuga cyangwa ntugaruke bazagukumbura. Franchement iriya niyo statement yawe, niyo statement y'umukiriya, iriya niyo yihutirwa, irangiye iriya niyo yihutirwa kubera ko ntacyo uvuze. Dozo telefaso Pep Gueye hari icyo utaza kwambura umutoza wawe, ni champion d'Afrique. Ni champion d'Afrique, none se yarabyibye. Yes, muratsinzwe na President Sora, mutsinzwe na declaration. Baba bakinira bino bintu bashobora gusubira muri Senegal bakabiganiraho, n'ibyo changement zigiye no kuba, hari abagiye gusezera. I expect ba kapiteni ba Sadio kuba bagenda, baganage bashobora kuvuga bati igihe ni iki ngiki, ku buryo neza Fukoni wenda zejo bundi hano muri Pamoja hari abotorero bwongeye kubona, hari generation basunika, harimo umwana nabonye usimbura wari mwiza cyane mo hagati, bafite abana beza benshi cyane Senegal. Urumva wa mugane uri aho boro wagenda ntugaruke kandi bigakinwa. None si umutoza ko bivuga ko bamwongereye amasezerano. Oya, nta kibazo, reka mvuge ngo umutoza aragiye, n'icyo nta nubwo cyaba ari igitangaza. Turimo sinawe wa mbere abugiye nyuma y'iki gikombe cy'isi. Haramutse haje umutoza wundi akaza ati umukinnyi wivuze nk'iyi ntazabe hafi ya selection yanjye. Ko nkanjye ugize umutoza wa Senegal yari cyo cyambere nakora. Cyane ko yavuze staff yose. Iyi ni ego yo ku rwego rukabije. Declaration nk'iriya igihugu cyatsinzwe, kimara gutsindwa yenye konzera ko nkaho wumva kuri hejuru y'icyo gihugu. Of course uri hejuru, urashaka kuba hejuru y'icyo gihugu. Personne n'est au-dessus de la nation. Oya kabisa, yatsinzwe yose. Et puis ubundi wibye yakoze nibi yakoze ibyo byo ntiwabibaza. Ese none yazana simbura ntibatsinwa narimo bazo yemwe numva ikibazo atari kingiki ikikoreka romantare iri hasi, kandi football na romantare ni sambamba ni bimwe cyane kuri ugomba kujyana. Abasenegale barasezerwa, babirigi barakomeza. Sheikh umuntu avuga ko kuri tapi Rudi Garcia yakinnye match arayisoma arangira yitsinze muri match iricanga muto. Jado yabigarutseho, aho n'abakinnyi be hagati yabo birebane mu maso bashaka gufatana mu mashati. Twabibonye bagirana utubazo Trossard na kapiteni birangira bamuhaye passe, birangira biyunze kiza cy'umupira. Ubundi bagira utubazo mu babiri hagati yabo, adakunda kugarukaho. Iyo habaye ni petite étincelle oya muri ruraka kuri abangaba bo, ni petite étincelle muri ruraka. I'm sorry to say, kuri abangaba bigihe cyabo cyiza cyo cyaragiye. Hari amatariki yabo bari beze ntibasarura, icyo cyaragiye. Icyo barimo gukora no guparticipa mu gikombe cy'isi, ariko simbabone etape imwe ebyiri bazi. Mbona Rudi Garcia yagize amahirwe, yagize chance ariko umukino yari yawutsinzwe. Mu by'ukuri umukino yari yawutsinzwe, barahura nande mu nzira yabo. Adversaire yarakomeye cyane kuri we mu nzira yabo. Buriya Senegal ifite ababirigi nako ababirigi, ntabwo Ubirigi ari ekipe igize cyane naho ubundi Afurika ibi bahura na Leta Zunze za Amerika aho mutima iyi ngiyo ntabwo bizaborohera nka gato.
cyane yasimbuje neza Lukaku ndetse n'uriya musore Kebaki iyo baje bahindura match mu by'ukuri navuga yuko ababirigi basanga mu Basenegali rero byari byanze birangira atsinze match penalty ku munota wa nyuma murayemera niyo ngiye mbona ariyo penalty ye yari imisego yaje mu turwa yamuhereye kuko Tielemans yamwumvaga ariko byose sasa Juhana ni hano bikinira okay ni provoke rwose ku buryo bugaragara ariko ntiyabaye umuhanga yamwumvaga uyu muntu ari inyuma yanjye aba bantu bazi ese ubundi Lamine Camara kinati yari yamaze kubona n'umuhondo akinjira kuri action ye ya mbere amaze gukandagira umuntu uzi ikintu cyamureze Lamine Camara urashaka gukuraho ikirenge ariko Tielemans w'ikirenge cyawe aragitambutsa ashyira ikirenge imbere ye kuko kuri muri vitesse yo gutakana ingongo uramukoraho yarabizi ibyo akora cyane umuntu kandi noneho arabizi ko ari ya minota 5 itugora yari ku 116 mbere ya pena imbere y'iminota 5 yacu 5 burya twarayisinyi siko bigiye kutwufata nitujya tuyirenga ni peno yarabizi ko ngiye ahangaha na amahirwe mbonye kugira ngo nere peno irangiza basi so penalty no mu capitaine kindi aho gushaka kwibaza ikibazo nyanibaza Sidiki buri wese yakwibaza uyakina muri Monaco sibyo Lamine Camara yego bose na professionnel bose kuki iyo bahuriye hamwe bene wacu bita bihomba kuri ya minota kuki iyo bahuriye hamwe nijyanije David iyo wambaye umwanda wa Afrika bigenda bita bihomba ikibazo cya mbere Jado ikibazo nyene nibaza icya mbere iyo bageze hariya bagarura ya culture yabo ibyabo byose biragaruka byacu byose guhera no mu mbyino binjira mu Rwanda rero guhera no mu mbyino bagitangira gukina turongera ko abandi nta muco bagira n'indimi zabo bahita bazigarura n'indimi zabo barazigarura ibyo muri quartier ibyo mu mafamiye byose biragaruka moi je pense que hari ahantu batuma connection itakaza iyo bagarutse mu bintu byacu ari gihe mbona connection itakara soko tubyanze ibintu byacu abantu batwumve nabi ariko mbona babura barideri mbona babura bakangura hagati yabo mbona babwira ati nyaboneka niba ureberuka ko atsinda igitego n'urugero ariko ukabona arihutira kwerekana hano niho hakora nicyo yabwiraga abagenzi hano niho hakora abacu hano iyo bigenze kuri bigenza bite niyo mupira nturagerayo ondo hereye ku birenge deje bamaze kuza hanga uri muramanuka hasi ariko wacu ari mu bidara hari wenda sigiwe ariko concentration ni ikintu gikomeye suko tuze tala mais le talent seulement ne suffit pas le mental de faire vuga ngo ngiye nago ndi burekure niba ndi ba defenda kuriya none nka Paragu buryo ya defense par exemple kandi sinzi ko watsinda match utazi ku defenda biragoye birangira Senegal urugendo rwayo rurangiriye hariya nyine cyane bitewe uburyo bavuyemo kubanza ibitego bibiri umuntu akakuva inyuma akagutsinda ibitego bitatu ariko hari abantu bajya bavuga ati twebwe hangana tura muri Afrika tukabikerensa abarabu benshi ntago ari ukuntu bikona kugenda siyo mentalite babarabu muri Maroc bazamutse hejuru giyewe njya mvuga ni n'amakrebe yacu hano subsaharienne yawe n'ayabarabu ibi bitego tujya tubirya hano ntago yari yakiriye bijya kuvamo yego barakirya hano turakirya cyane amaklebe yacu arakirya cyane Senegal rero ubwo nta kundi izi declaration harakurikira iki uyu mutoza ese arahaguma yagakwiye kuhaguma amakuru yatubwira ko yongereye amasezerano Pape Thiaw contrat yabona yaravuze ngo arahari